Uranezerewe nose sinaryohewe nawe ukaryohera njye ntabwo naryohewe twese twararyohewe twese twarizihiwe yitwaye nabi wararyohewe nanjye ndaryohewe nose ninjye wizihiwe njyenyine ni wowe nyine cya kibazo urabatinyutse gufata agapfukama akorera uyu mugabo apfukamye imbere yawe reba igihe amaze nawe nyine urabona ko ufite agahinda nyine biri gukora ntabwo ari sawa birambabaza icyo ushaka kumbabaza ntabwo nzongera ubu uremeye no yaka kagiye ibyo nzova mbwira bari biriya byinyo wagira ngo ni umuhanda w'ibitaka ugiye mu Gaseke zamukura mwandi menyo kugenda nteranya na Dusabe buri munsi agenda amucomeka amagambo buri munsi telefone yiwe niko yavuyeho ngo ubundi umuntu bita Nzovu umuntu bita Esther iyo babonye meranye neza na Dusabe bangirira ishyari njyanye kunsamuza njyewe nanga amagambo gira njyewe njya ngusamuza niba Dusabe namujyanye muri yazajya ava umuntu akajya kunsamuza se ntabwo uri umugore wanjye nayigeze kuba umugore wanjye ntabwo twasamuranye se unoze ngo mbuze ubivuga ninde utabizi ko nigeze kuba umugore wanjye nawe ni ibintu bya data ntabwo twararanye se mwarangiza nabivuga mukabigira ibintu bya data reka ntangire mbahe ikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri mudasobwa show banyita Theo 7 Pro Speed Drone umuhungu wa diaspora ako ubwo diaspora uri umuhungu wa diaspora Speed Drone sizuru ryaravunitse ngo ni Speed Drone izuru izuru ryaravunitse ko mbona ryabyimbye ushaka kuzajya umvuka nabi no kuntu wari umaze iminsi ngo uri kunywa amayoga indunywa inzoga ndi kunywa agasituro mw'abantu mwe yakayavuye ku nzoga wowe ni wowe wazigiyeho ndi muri iyi minsi ndi mu kiruhuko nzongera kunywa inzoga nka nyuma y'icyumweru naramusimbuye ese iyo niba umugabo asiga anywa inzoga nawe ukanywa nase kwinywera ikibi ni ukunywa ugakora ibyaha kwinywera ukiryamira hari icyaha kirimo se warayimaye se wabikuye he wowe nta kibazo n'ubwo yanywa none se ko nzi abantu bafite abagore ugasanga umugore anywa inzoga ariko umugabo nta nzoga anywa ubundi reka nkubaze itandukaniro ry'umugore utanywa inzoga n'uzinywa ko mbere wajya kuvuga ngo icyo ukundira Dusabe ni uko atanywa inzoga none ubu ngubu ko yatangiye kuzinywa urabyitwaramo yatangiye se wigeze umbona niba yatangiye kuzinywa urumva ndi mu gihombo ikihe gihombo se urimo ndi mu gihombo ni ukuvuga ngo niba nanywaga amacupa abiri nawe nanywa amacupa abiri ubwo se urumva ubwo se nanywa amacupa abiri sibanore muri rigorera tugiye kujya dukonsoma konsoma se niba njyewe isoko simbishaka bigusaziyeho bisaje ushaka kugusukisha ubundi we yararanye Musanze warayamaze wanze yego none ari kuza avuga ibyo ngibyo ndashaka kugusukisha ndashyiraho 30 hano ku mutwe ndashaka gusukisha 30 yego kuko ibi bisutsuwe nabigusizeho ngiye Musanze winkoraho none nagarutse niwe wabimushyirije nose ni wowe wigeze ubisirishaho ni wowe ariko wabishyirishijeho bimaze igihe ariko bigiye kumara amezi abiri ntabwo ari ukwezi byamusukishije nyine ntabwo ngenda gusukisha abantu ngaho yamere hano imbere y'abantu ntabwo ari ngombwa aba yiyemera guhera imbere y'abantu ubwo se ngiye nsanzwe nka guhera imbere y'abantu kugira ngo nyine wuzuze umuhigo wawe inshingano se ngiye mbana nawe umuntu aragenda akamara icyumweru i Musanze ubundi ubwo uri mu biki
kubera yuko amaze icyumweru Musanze ubwo uhise wumva byabaye intambara. none se kuvuze ko tutaba Nyine nuko wamaze icyumweru Musanze. ahubwo afite umugore uyu nguyu niyo makuru namenye. i Musanze se Yego. i Musanze nta mugore mfite ahubwo wari uri ngewe kurara ngewe vuga ngo i Musanze namanukanye n'abajama bari bafite y'akaraka njye kubera n'akazi kari i Kigali nta hantu nabaye sinakubwiye ko nigeze gukora akazi ko mu rugo ahantu bita Yawundi. Musanze rero mafite inshuti mafite abavandimwe kuvuga ngo ndi Musanze rero nka enjoyinga nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu ndi gusura abantu n'abavandimwe. uri kuba hese nyine nicyo kibazo mubaza uri kuba he ndi kuba mu bavandimwe none se simfite y'imiryango cyane iyo miryango se kutigeze uyinyereka mu gihe tukibana uzaze tumanukane njye kuba kwe nawe rero nese bushaka ubundi reka nkubaze utamushatse himari iyihe mari se nawe rero nose ni afite ikibazo ako yakana nose ni ugira iyo mari wenyine iyihe mari iyo bari kuvuga iye uketse iye wose uketse nawe urasimbuka wa mukobwa we ngende iyo mari ngo ni umugore ntabwo ndi umukobwa nyine ntabwo ari wowe uyifite wenyine. wowe ntabwo wumvise ikibazo aho kiri wagiye Musanze umarayo igihe kinini yakubajije ngo wararaga he ntange rero nk'umuntu mukuru njye natekerezaga yuko afite urugo urumva rero ntabwo yari kunanira umugore buriya afite umupfakazi yinjiye none utekereza ko kumwinjira se yabaga yagiye gukora iki ubundi umuntu ari kubana n'umugore ntagire ikindi kintu akora hari ubwo byaba undi wazaga i Kigali yo wigumira rero ni ukuvuga wowe wafushye uvuga ati mari yanjye ubu yakari kuyitanga si iyihe mari batanga iyo mari ntabwo ari wigira wenyine bamuzana by'imari n'abandi baba bayifite nawe urayifite ahubwo umuntu ushaka kuzakubita muri uyu minsi ni umuntu bita Bahizi. Bahizi se umukubita umuzizi Bahizi araza agacomeka dusaba ubugambo akamwongorera ubugambo ibyo nzova mbwira biba ari ibyo nzovu si iki ibyo nzova mbwira biba ari ibyo biriya byinyo wagira ngo ni umuhanda w'ibitaka ugiye mu Gaseke zamukura mwandi menye kugenda nteranya na dusabe buri munsi agenda amucomeka amagambo buri munsi telefone yiwe niko yavuye ubundi umuntu bita Nzovu umuntu bita Esteri iyo babonye meranye neza na dusabe bangirira ishyari mubiterwa n'iki niba muzi ko mutazasubirana mubona ngewe na dusabe biri hafi gutungana biri hafi gucamo mwarangiza mukazana amatiku mwabona wenda dusabe yanjyanye kunsamuza njyewe nanga amagambo ugira njyewe njya ngusamuza niba dusabe namujyanye muri yazajya ava umuntu akajya kunsamuza se ntabwo uri umugore wanjye nayigeze kuba umugore wanjye ntabwo twasamuranye se unoze ngo mbuze ubivuge ninde utabizi ko nigeze kuba umugore wanjye nawe ni ibintu bya danje biba binagayitse ni gute umuntu w'umugabo uzi ukicara imbere y'abantu ukavuga ibyo ngibyo gusamura umugore n'umugabo guhana umubyizi ni ibintu bikomeye nose ko twatandukanye ku cyuki komeye ntabwo wanyibiraho ntaze nka gukubita umubyizi nkumbura se nkumbura ikira ntabwo ari ibya danje ahubwo ikibazo waba afite nuko ngo uba wagiye kuyitanga ahandi nawe ugira amafuti nawe rero ibyo wavugaga nubwo wabyitsaga ukagenda ubikata nabyumvaga ko ari byo ushatse kuvuga uzi ikintu nkunengera ni amagambo nimba abagabo b'ikigihe nabo basigaye bagira amagambo ibyo nibyo nari ngiye kuvuga hari abagabo bagira amagambo ariko njye duhereye kuri wowe njye n'amagambo agira amagambo hari abagabo seriye b'iki gihe basigaye bagira amagambo kurusha n'abagore usigaye ubona kuntu dusabe yagutinyutse mutinyuka gute sigakumenyera umenyera gute ibyo mvuga si byo se umumenyera kuko mbere waramwubahaga umugore wa basi reka nkubwire umugore wa oya cyubahiro nk'umuntu w'umugabo nose ubundi umugore wakurushije amafaranga byanga bikunze aragusuzugura icyo cyukimenye ngeze ndi umugore wawe ndi umugore wawe wigeze unywa ndi umugore wawe mu rugo barakuzi ndi umugore wawe ninde wo muri famiye ukuzi cyangwa bo muri famiye yawe ngewe n'indunzi nta muntu n'umwe
mu rugo ndavuga ngo ntago ndatangira inkwano ubwo se ntago bari babizi ko tubana ntabyo bari babizi none mama wawe ntago yambonye ntago yakubona papa wawe ntago twavuganaga kuvugana se atakubona uwo mukwe wanjye bimeze bite ni uwa fake nyine aka kanya urabihinduye ni umukwe wa fake ahubwo wowe hari urwego wagezemo wumva yuko tutakiri kuri level imwe nizo confidence no kugezana n'uyu munsi ufite niba dusabe asigaye afite ubushobozi bwo kwigurira kilo 30 y'ibirayi akayiparika mu nzu ntawayisabye niba dusaba usigaye yigondera agafuka k'umuceri akagashyira mu nzu nta muntu agasabye urumva agaciro yamaga ntabwo yakama kuko ngewe ntabwo nigeze musuzugura mu buzima sinyizimukorera oya sinigeze musuzugura mu buzima bwanjye urwego agezeho akaba arizo confidence afite yaka ntabwo ndagutuka ntabwo ndakubwira nabi usibye wowe ugenda ukavuga amagambo nta kindi oya dusa ngiye nshaka kugusaba ikintu kimwe gira ikintu ubwira yaka ashobora kwisubiraho kugira ngo asubirane icyubahiro cyo kuba umugabo ngeze ndamusuzugura musuzugurira ye nyine mugira inama ishobora kugira ngo nyine inama y'ikigabo akwiriye kugenderaho ni ukugabanya amagambo nimba twavuganye ikintu ntabwo ugomba kuza hano kuri kamera agabanyije amagambo ibintu byose byakemuka amagambo uzi ikintu nanga ni ukuvugana ikintu muri abantu babiri abagore basigaye bazira agacupa abagabo bo bakazira umunwa ndaguha urugero Miss Muheto yafunzwe azira agacupa fata ku mavuta afungwa azira umunwa na ba jihadi bazize umunwa jihadi ajya hariya ajya kuri video ya Yampano afata ingoma amuvugiriza ingoma uzi ko Semuhungu bamufunze baramufunze yakoze iki yaviye ngo umuhungu mugenzi niba yari umuntu waviye umuhungu mugenzi oya wumvise akantu dusaba atambitsemo aravuze ngo uzi ko Semuhungu bamufunze ndamubaza ngo kubera icyo ushaka ngo yagira ngo bimenyeshe yaka kubera ko amukurikirana kubera icyo ukurikirana Semuhungu ndanamuzi Semuhungu twahuye rimwe duhurira kwa Gasuku niho mwahuriye niho twahuriye nge sinari nanamuzi twahuye rimwe Semuhungu duhurira kwa Gasuku nge Semuhungu sinanamuzi ariko mbona ni ikigabo kiri aho kirebeshwa nk'umugore ugasanga yigize nk'indaya ndavuga se iki kigabo usanga ikintu cy'ikigabo kiri kwigira nk'umugore nge numvisha ananteye iseseme Semuhungu se ariko we muherutse kurarana na yakawe makuru ngo kurya maturi induru ziravuga kanawe icyo ngibyo bivana aho ngaho se induru ziravuga mukora ibintu mujye baba bibaza uyu nguyu ngiye ntabyo nzi yakuriye ngo induru ziravuga ngo abantu bibaze yaka ngewe ntabyo nzi ariko dusabe ko atari indaya yanjye n'ibyo bintu mujya kuvugishwa niba twahuye si wowe wabivuze ubundi wabivugiraga twahuye ibyo ni ibintu bya danje noze ko kuki wabigize ibya danje wowe ukabivuga nanjye mbaburanire kuki wabigize ibya danje ukabivuga ibyo byararangiye ntabwo ari ngombwa ko mugenda mubigarura none si byo ko byarangiye igihe nabivugiye ko hashize hafi ukwezi ibyo byarabaye nta n'uwo twibye uyu si uruhinja ngo wenda namufashe ku ngufu nta muntu waviye yundi nose uyu nguyu namufashe ku ngufu ni viyore kuki mwabigize komantere mukabigira nk'aho ari urubanza ubundi si iyo utabivuga bari uyu ni umuntu twabanye nk'umugore n'umugabo niba twagiye tugakora izo gahunda zacu afere zacu ibyo ngibyo bibababaje iki cyakunejeje uwo munsi iki cyanejeje nari kunezerwa n'iki ko ari nk'umugore wanjye n'ubundi nubwo tutabana ubwo nta n'icyakunejeje nta cyakunejeje ngo ntabwo byakunejeje niko avuze niko avuze twese twaranezerewe
nose sinaryohewe nawe ukaryohera njye ntabwo naryohewe twese twararyohewe kubera iki se utaryohewe twese twarizihiwe yitwaye nabi wararyohewe nanjye ndaryohewe oya wowe witwaye nose ninjye nabi wizihiwe njyenyine ni wowe nyine cya kibazo ese ikibazo njye nibaza mugura indaya kuki zo zitabagura mugura indaya kuki mwebwe zitabagura ugiye kuvuga bya bindi indaya ikora iryamye igahembwa ikaruhuka ikanaryohera mukanabahemba tukanabishyura urumva badafite akazi keza indaya zifite akazi keza kuki oya njyewe ikibazo kimwe dusaba aravuze ngo ntabwo yaryohewe n'ubundi urumva ko urwishe yambwa ruracyaye ntabyo mvuze da mwana iyo topike kwanza tuyiveho tuganire ibindi oya nsobanurira abanyarwanda ibyo ngibyo nibyo naje kwigisha hano njyewe nigisha ibintu bya sida njyewe ndi antisida iyo topike kwanza tunayive ntukomeze kuzana iyo topike nk'iy'abana bo muri garidiyeni iyo topike tuyiveho ibyo ngibyo byanjye na dusabe dufite uburenganzira turi abantu niba twagiye kwiyakabyizi izi awa rayiti ntabwo rero wabikomantingaho cyane nawe aho wihera imibyizi ntawe uba ahari ngewe ikibazo ni kimwe impamvu ngewe nari mbivuzeho ni iki ngiki dusabe mbere yakuregaga yuko utabishoboye none n'ubu ko nabishoboye yabikubwiriye mwana iyo topike yiveho iyo topike byerekeranye na kontere sekisi by'amasekisiwere n'iki ibyo bintu biveho kabisa ibyo bintu simbishaka ntukomeze icyo kiganiro ntukomeze icyo kiganiro cyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina niba uri indaya niba uri umusambanyi ibyo biganiro ujye ubiganiriza abandi njye mbanze nkubwire wa munyamakuru we uri kugenda ukomatinga usesera ujya mu bintu byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina hano waje kwigisha ibya antisida waje kwigisha ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina ko twaje kuganira ibyo bintu ntongere kubinganirizaho ntabwo nshinzwe kwigisha abantu ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina ntabwo naje kwigisha abantu tuganira ibindi kabisa ibyerekeranye n'imibereho y'abantu ahubwo dusabe kwa nkubaze bwira amakuru mashya amakuru mashya ni meza amakuru ni iki kigezweho mu makuru ari hanze hano waba uri kumva ku mbuga nkoranyambaga ndikumva nabi nibyo bya Semuhungu wowe hari icyo ubizi hose ibya Semuhungu ntabyo nari nzi ni wowe ubizi komeza umutsindagira ibya Semuhungu ambajije ngo amakuru mashya kandi wari umaze kubivuga n'ubundi mukanya mubwiye nyine amakuru mashya rero ngewe perezida wa Congo Brazzaville bamwitande ko ari we wabaye muri Congo ahubwo wowe tubwire ngo bamwitande ni ukuvuga rero bamwita Sassou Nguesso ejo bundi yararahiye byo nari ngiye kumubaza sinarebeye ku yawe se njye nigeze mpura nawe ntabwo twararanye se mwarangiza nabivuga mukabigira ibintu bya danje neze niba naraye iwawe n'ibintu bya danje ntabwo haraye harabera rero ayo makuru mashya nuko ameze asa kuki uhimba buri gihe kubera icyo ukunda kubihakana nuko bitaba nuko yego none ari kuza avuga ibyo ngibyo ndashaka gusukisha ndashyiraho 30 hano ku mutwe ndashaka gusukisha 30 kuri bisutsu nabigusizeho ngiye Musanze none nagarutse niwe wabimushyirije nose niwe wigeze ubisirishaho niwe wabishyirishijeho ariko bimaze igihe ariko bigiye kumara amezi abiri ntabwo ari byamusukishije nyine ntabwo ngenda gusukisha abantu ngaho yamere hano imbere y'abantu ntabwo ari ngombwa aba yiyemera naguhera imbere y'abantu ubwo se ngiye nsanzwe nkaguhera imbere y'abantu kugira ngo nyine wuzuze umuhigo wawe inshingano se ngiye mbana nawe umuntu aragenda akamara icyumweru Musanze ubundi ubwo uri mu biki kubera yuko amaze icyumweru Musanze ubwo uhise wumva byabaye intambara none se kuvuze ko tutabara
nyine nuko wamaze icyumweru Musanze. ahubwo hafite umugore uyu nguyu niyo makuru namenye i Musanze se bitaba ari byo umunsi bizaba ariko ujya ubona nteye isoni nzabitangaza oya ngo utere isoni kubera ko wamaze kubona udufaranga wumva ko kurara nanjye ngo uteye isoni ngenerwa isoni n'amagambo ugira nese kuvuga ngo ntabwo ari wowe unera isoni twararanye nerwa isoni n'amagambo ugira amagambo ngewe nteye isoni ubwo ninjye uteye isoni nerwa isoni n'amagambo yawe umva ko twararanye ukumva biguteye isoni ubwo ninjye uguteye isoni ariko mbere ubundi yari proud yawe sibyo ukwiriye gushaka ahantu bya nibyo nkubwira rero ngo nibyo nkubwira nanga imyumvire wowe ugira hari level yamaze kugeraho nose naba narageze kuri level ukabukiza mu rugo sinagusubiza inyuma kuki utumva ko nkubaha uvuga ngo kugera imbere y'abantu ukabihakana nuko bitarabamo neza muri kubihushura mugenda mubikora gake gake ugenda uva mu wongera ugenda ubwo nanjye ndi ku yindi level namera na Esther na Nzovu tukajya twirirwa tuzengurukana ku macana ariko nta kindi duhuriyeho yaka urumva ko icyo umugora gusaba ari uko ugomba kuzira rimwe ibintu byo kuza uhushura ugenda wongera uhushura ugenda oya nawe ntukazana ibyo ngibyo ngiye muhaye urugero ngiye natari kuri level yiwe twamera na Nzovu na Esther kuri abimereye ariko wowe ngo maze kugera mu kumva ko wenda twararanye ukumva ko ari ibintu ugomba guhishahisha no sibyo ni ibintu byo kuvuga uri kwibase oya nyine ibyo ni ibintu byo kuvuga mbere ko twabanaga turarana buri munsi nyine ibyo si ibintu byo kuvuga ubu ngubu niba twararanye none se ubundi wazajya uba umuntu w'umugabo kambaze dusaba ikibazo kimwe kugera imbere y'abantu ukigira nyoni nyinshi yakayaza wenda mukaba muri kubana sibyo no kuza yigendera uko nguko ubundi uba wumva icyiza cyaba ari iki mbabarira nawe ako nsubiza ikibazo none se ubwo urasubije ntabwo nkushubije ajya akora ibyo yumva avuga ibyo yumva ajya akora ibyo yumva ni ukuvuga ngo icyo ashaka aragihawe ni uburenganzira bwe ni akazi ke kuvuga ngo naraye iwawe wishe umuntu ibyo si ibintu byo kuza ngo uvugire hano kuri kamera kandi buri gihe mvuga amagambo yawe wazaba uba umuntu w'umugabo umuntu w'umugabo se gute ndimbwa se ujye uba umuntu w'umugabo ntukavuga amagambo yose rero aho ngaho ushatse kuvuga nabi umuntu w'umugabo se ndimbwa ni umugabo ariko abagabo ngenzi ko bagira ibanga uvuga ngo naraye iwawe se nibye wowe wibye mbwira ikintu cya danje kiri aho ngaho ntabwo ari byiza urabizi ko nanjye nabikunda akantu ko gusimbuka akantu ko kuvuga ngo kuba umuntu w'umugabo kandi n'ubundi usanzwe uri we yarakugize umugore nawe ntabwo kaba ari keza ubwo rero ngaho nguko rero nguyu dusabe wanyu ngira ngo muramwumva murumva icyerekezo arimo icyerekezo ndimo se ni iki icyerekezo arimo ni uko dusabe ashaka yuko umugabo agomba kuza mu rugo akajya areka guhushuranya oya none se ngenza bwihishwa ndi gukebera nk'umujura ugiye kwiba nyine ngwino mu rugo uhaze we ikibazo ni nacyo ndi umujura se ngenda ndi gusesera ngo batambona umujura niwe ugenda ari kwishahisha nyine ikibazo dusaba uwo uri kumva ntabwo uri ku cyuma we ntago ashaka yuko bimenyekana ko azi kubera iki we arimo arashaka kuza ngenza bwihishwa nk'umuntu warashaka wowe uracyafite ipfunwe ry'uko oya nta pfunwe mfite ngewe ikintu nashaka ntabwo ngewe nzajya kwa dusabe nk'umuntu ugiye gusambanya umugore w'abandi ufite umugabo ko niwe ugenda yububa kugira ngo hatagira n'umwana umubona wigeze usambanya umugore w'abandi ufite umugabo nyine iyo ugiye ku mugore w'abandi ufite umugabo ugenda ukebera uca munsi y'urugo wunamye urumva ubwo rero ngewe aho simari ikibazo kimeze gutya wigeze utereta umugore ufite umugabo wigeze usambanya umugore w'undi mugabo umugore w'undi mugabo iyi cyane rwose afite umugabo mu nzu afite umugabo ariko uwo mugabo yari yagiye ku kazi
umugore yiriwe mu rugo hanyuma filime ndagenda mukubita umubyizi ndikomereza. usanze Dusabe hari undi mugabo ari kumukubitaho umubyizi wabyifata mute? nahamagara ubuyobozi nabakingirana nkahamagara ubuyobozi. nabotsa basanze ku buriri bwanjye wabotsa kubotsa gusa unsanze ku buriri bwawe ndi kumwe n'undi mugore cyane watume n'amazi ashyushye cyane oya gusa gusa icyo kigaragara cyo nuko Dusaba abafite urukundo rw'uko ukwiriye kugaragara nk'umugabo mu rugo. yewe ntago ibyo ngibyo byo kujya njya kwa Dusabe ngiwe ndi kwihishahisha. ninde se ukubwiye ko uri kwihishahisha ari ukubwiye? ntabwo ndi umujura ahubwo nubona atari ngombwa uzambwire sinzanahagaruke. ariko ibyo kujya mbwira ngo njye nza ndi kwihishahisha nk'umujura. wewe Dusabe ntabwo uri kumva icyo ari kuvuga. noze kuvuga ngo naraye iwawe kuvuga ngo naraye iwawe ni igiti cya danje kirimo. warashaka kuhaba pana kuharara umugabo mu rugo kandi wumva atanabyemera. impamvu atabyemera nuko uzi udomoka wowe ntabwo ubyumva. wowe ntabwo ndusha kubana nawe nta n'ubwo ndikundusha ushaka kunyumvisha. umva ikinyarwanda wari kuvuga. Dusabe ubwe ntashaka ko banamenya ko naraye iwe none ngo ashaka ko maguma wajya ureka kuri manganya genda saraka genda nyine ibimenyetso biba bigufasha. basagarutse wamwakira yemeye kuba umugabo agabanyije amagambo agira niko nicara mubwira ibindi byose arabyemerera cyane. sawa rero nakagaruka reka mbashimire bakunzi ba Mudasobwa Show.